ni imbaraga zituma tudakumbura iyo twavuye. Niyo batubajije ibyiringiro byacu turababwira ngo ibyiringiro byacu birahari, bakatubaza se ngo ibyo byiringiro byanyu ni ibihe ko tubona mwenda gupfa, tukabwira ngo nubwo tumeze nk'abenda gupfa ariko turiho, ko tumeze nk'abashonje se tukabwira ngo ntudushonje kuko dutunzwe n'ibyavuzwe n'Imana, ko mumeze nk'abambaye ubusa se ntitwambaye ubusa kuko Kristo twambitse umwambaro wo gukiranuka, ko mumeze nk'abadafite uko babayeho tukabwira ngo turiho kuko Yesu atubeshejeho. Hari impamvu ituma tudakumbura. Yobu yabwiye inshuti ze tugiye gusenga, Mana nyiribihe we ko numva ndi gufashwa cyane ndabigira nte. Yobu yabwiye inshuti ze arazibwira ati yemwe we imbaraga zindi ndani muri kuzibona, iyi Mana yanshize ku isoko ry'abageragezwa ariko nimuyihorere, iri muri nje, nimuyireke ingerageze inyuze ku minzani ireshya, ariko nimara kunkuramo imaze guhunshima maze kuba produit iri fini imeze neza, maze kuba izahabu nziza Imana yajyana ku isoko, izankuramo meze neza. Aravuga ngo kandi ubu mureba ameze nk'igiti cyatemwe, ariko umunsi nzumva imvura umunsi nzumva amazi nzashibuka. Reka mabwire mutegereje imvura ngo mushibuke, kandi umwuka wera arahari azatuma mushibuka, azatuma mushibuka twese. Haleluya. Yobu arabwira ngo kandi ibyiringiro byanjye sinzabireka, nzamanuka mu nda y'isi nkibifite. Haba ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye mfite undi mubiri, amaso yanjye azayitegereza Sayuni. Haba ngo kandi numva umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi, haba ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara ku isi. Nzamureba n'amaso yanjye, nzamureba n'amaso yanjye. Imana ibaha umugisha, ibaha imbaraga zo kubika. Gospel Live Information. Turagushimiye kuko waturindishije ukuboko kwawe. Uyu mugoroba tugize umugisha wo kubaheraho urusengero. Mwe Dawidi yavuze ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu yawe. Mu nzu yawe duhungiye kuri uyu mugoroba hari ibyo kutumara umubabaro. Tumaze kumva ijambo ryawe kutajya uhinduka. Haleluya. Tuje mu nzu yawe rero, mu nzu yawe hari amahoro, mu nzu yawe tuhakirira ibyaha, mu nzu yawe turaharuhukira, mu nzu yawe hari ibyishimo, mu nzu yawe tuhabonera ibyo twabuze. Muri uyu mwanya tugize umugisha wo kuba mu nzu yawe. Turabigushimiye, tugushimiye abasore n'abakobwa, tugushimiye abagabo n'abagore, tugushimiye abaje mu nzu yawe ndetse n'abatari kwinjira. Turagusabye kugira ngo ubane natwe, tugiye kumva ijambo ryawe, uhagarane natwe muri iri teraniro, ubane n'umutima wa buri wese. Turisengeye ijambo ryawe ntitwarisengera, ariko dusengeye ubugingo bwacu. Kingura imitima yacu twumve icyo uvugana natwe. Ijambo ryawe riduhindure, ijambo ryawe ritugorore, ijambo ryawe riducyahe, ijambo ryawe riduhane, ijambo ryawe ritugire abazima, ijambo ryawe ridukure mu ngeso mbi, ijambo ryawe ridukure mu busambanyi, ijambo ryawe ritubere imbaraga, ijambo ryawe ritukure mu busambo, ijambo ryawe ridukure mu businzi, ijambo ryawe riduhindure abazima, duhindukane bazima na Kristo. Turagushimiye kugiye gushyigikira umukozi wawe wahamagaye ukamutuma muri iri torero. Natwe duteze amatwi, twirukanye imigambi ya Satani, twirukanye abadayimoni kugira ngo ugaragare hano. Turagushimiye ko wumvise kandi kugiye guhagararana nawe muri Kristo Yesu umwana w'Imana. Amina. Yesu ashimwe cyane. Amahoro, 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 amahoro. Turashima Imana nanone muri uyu mugoroba itwemereye kongera kugaruka mu nzu yayo, aho twumvira ibyo Yesu avugana n'itorero rye. Turashima Imana yatubashishije ku munsi wa mbere ubwo twagiraga hano. Turashima Imana yatubashishije ku munsi wa kabiri ubwo n'ejo hashize, kandi turanayishimiye ko igiye kongera kutubashisha muri uyu mugoroba.
ndizera neza ko imbuto y'ijambo ry'Imana iri kubibwa mu mitima yanyu iri gutanga umusaruro, kuko umwuka wera arayikurikirana kugira ngo imere, ishore imizi kandi yere imbuto nyinshi. Twese amen. Kubaje kuri uyu munsi birashoboka ko baba bahari. Amazina nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa, ndi umukristo mu itorero ryo mu Gatenga, ni kuri paruwasi ya Gatenga n'ubundi rurembo rw'umujyi wa Kigali. Turashimira abayobozi, ntago twabura kubashimira bakomeje kutugirira icyizere muri Kristo Yesu. Namwe turabashimiye abakomeje kugirira Yesu icyizere mukaza kumva ibyo yaduhaye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Kandi na korali Beteli yateguye iki giterane nabo tubashimire. Namwe Imana ibahe umugisha Beteli, kandi Imana ikomeze ibahe impamvu zo kwishima no gutegura ibitaramo byiza. Nandi makorali azabyigireho, namwe kwa Yesu nta shyari, namwe mushaka utundi tuntu tuzajye duhora tuza. Yesu akunda abamutaramira. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Gahunda no kumva ijambo ry'Imana, kandi nasenze mbwira Yesu ngo mbese ubutumwa ushaka kubwira abantu uyu munsi nubuye. Ndashima Imana ko Yesu atamvuyemo yabumpaye. Ubutumwa bw'uyu munsi Imana yabumpaye. Hanyuma noneho dusome mu izina rya Yesu. Turi mu ntego y'igiterane ivuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nanjye nzamukiriza, azanyambaza nanjye mwitabe. Iyo ntego y'igiterane, ariko ijambo ry'Imana ribamo amashami menshi. Reka turebe noneho icyo Yesu yateguye uyu munsi. Dusome igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 6, umurongo turahera ku murongo wa 15. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 6, duhere ku murongo wa 15. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 6, umurongo wa 15. Haravuze ngo ni page ya 357. Shaka kureba page n'utubare dutoya tuba hano hejuru. Ndabona hari abantu bahabuze. Hari utubare duto tuba hano hejuru ku mpapuro, turoroha cyane guhita umuntu abona aho ashaka gusoma. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 6, umurongo duhere ku murongo wa 15. Haravuze ngo maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ni benshi kuruta abo bari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka muhumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati, ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka aherako azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati, iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Bageze i Samariya, Elisa arasenga ati, Uwiteka humura amaso y'izo ngabo zirebe. Nuko Uwiteka zihumura amaso zirareba, zigiye kubona zibona ziri Samariya hagati. Umwami w'Abisiraheli abonye izo ngabo abaza Elisa ati, databuja, data, batsindaha. Aramusubiza ati, wibatsindaha, mbese uwo waneshesheje inkota n'umuheto ukamufata mpiri wabica? Ahubwo babazanira ibyo kurya n'amazi babashyira imbere, barye banywe, babone gusubira kwa shebuja. Amen. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 17, umurongo wa 19. Matayo ni mu Isezerano Rishya, igice cya 17, umurongo wa 19. Haravuze ngo maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, ni iki gitumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano urye hirya, wahava kandi
nta kizabananira, ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino igice cya 10. Urwandiko Pawulo yandikiye Abikorino igice cy'icumi umurongo wa 3. Icumi murongo wa 3. Urwandiko rwa kabiri ni page y'186 Isezerano Rishya. Urwandiko Pawulo yandikiye Abikorino rwa kabiri igice cya 10 umurongo wa 3. Rwa kabiri rw'Abikorino 10:3 haravuze ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara zacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Amen. Twese amen. Ngira ngo mwabimenye ko nkunda indirimbo zo mu gitabo. Reka turirimbane indirimbo ivuga ngo na 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 na. Yego. Ni yakangahe? 28 mu Gakiza. Turaririmba dushyiramo amashyi tunezerewe mu izina rya Yesu. Twarabatuwe rwose rwose mu mwami wacu Yesu, twigishwa ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Cyo dukomeze tubyemere dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye twihanganire byose. Cyo dukomeze tubyemere dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye twihanganire byose. Turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rugo, dukomeze dushyire imbere dushimire ihoraho. Kwa Yesu duhagaze dufite tuzabaho no mu amashyi dukomeze dushyire imbere dushimire ihoraho. Kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanyweye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanyweye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ijuru n'igihugu cyacu tuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakira amashyi asa Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranyije. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Haleluya.
byose kandi tuzanezererwa igihugu umwami yadusezeranije twese. Amen. Mu isi hari ibihugu byiza abantu bajya bashaka kujyamo bakabishakisha, ariko mu ijuru abera bazajyayo. Mu ijuru abera bazajyayo. Imana ishimwe ko njye nawe tuzajyayo. Hanyuma rero uyu mugoroba tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego, insanganyamatsiko ivuga ngo imbaraga ziturinda nubwo zitagaragara ariko zirakora. Nubwo zitagaragara ariko zirakora. Haleluya. Nubwo zidapimishwa amaso ariko zirakora. Nubwo nta byuma bizipima ariko zirakora. Twese haleluya. Kandi nta bashakashatsi badafite Yesu bazibona, ntiziboneka. Ubundi hari imbaraga nke ziyoboye isi. Hari imbaraga z'amafaranga. Umuntu udafite amafaranga uyu munsi turamusengera Imana imuha amafaranga. Kuko abanyarwanda baravuze ngo aho rikubise hagira gute? Amafaranga arayoboye. Imbaraga z'amafaranga. Hari igihe badukanira ugasanga ibintu byahenze kubera imbaraga z'amafaranga. Burya nta mafaranga utagira ngo abahinzi ntako baba batagize. Ni ikibazo cy'amafaranga. Abafite imbaraga kuri yo barayakupa neza ukabona yabuze. Imbaraga z'amafaranga. Iyi si iyobowe n'imbaraga z'igisirikare. Igisirikare. Igihugu cyose gifite igisirikare gikomeye kiba gikomeye inaha. Igihugu cyose gifite igisirikare gifite imbaraga kiravuga rikijyana. Izo ni imbaraga z'inaha. Twese amen. Isi ifite imbaraga za tekinoloji, ikoranabuhanga. Umuntu arimo hano bayadagira telefone twamusengera Imana ikayimuha kuko telefone Imana irazifite. Isi iyobowe n'ikoranabuhanga ku buryo umuntu aba yicaye hano akavugana n'umuntu uri muri Amerika direct. Byaroroshye. Iyo ni imbaraga ya gatatu. Imbaraga ya kane ni imbaraga y'umwuka wera iyoboye isi. Haleluya. Izi mbaraga ziri muri Yesu nubwo zitaboneka ariko zirakora, kandi abo zikorera barabizi, barabyumva, barabimenya. Manishi. Izi mbaraga ahantu ziri abazihawe barabyumva. Zifite ukuntu zikorana natwe tukabyumva. Kandi izi mbaraga umuntu ashobora kuba atari umusirikare, nta mbaraga z'igisirikare afite ariko azifite, agakontorora abafite imbaraga z'igisirikare. Ibintu bya mwuka woroji rero. Haleluya. Bose ko nongera nkumva ndi bufashwe ndabigira ntema. Twese haleluya. Izi mbaraga umuntu ashobora kuzigira atazi kuvuga igifaransa n'icyongereza akayobora abazi kukivuga. Izi mbaraga umuntu ashobora kuzigira nta n'ibihumbi 100 afite kuri konti ariko akayobora afite amamiliyari. Imana izibahe. Imana izibahe. Kandi ijuru rijya rizitanga. Ijuru rirazitanga. Abanyumvise twese amen. Izi mbaraga. Uyu mugabo witwa Elisa ni umugabo wagendanye n'undi witwa Eliya. Ngamenya amakuru ko Eliya agiye kumukurwaho. Undi nababwiye ejo bundi wa mugabo utaragira agakositimu ariko afite imbaraga. Se ntimumwibutse ko twamuvuzeho. Ni umugabo wavuye inaha tubatse kadasitere nta etaje. Nabonye abantu binaha bakunda kubaka utu etaje. Imana igize ibaha n'ubundi se ni hahandi. Uyu Elisa abana na Eliya akora ibitangaza 7. Eliya Elisa areba azura umuntu. Elisa areba akora ibitangaza. Elisa areba ngaramukurikira aperereza amakuru y'ibi bintu ikibimutera. Aza kumenya ko ari Imana yo mu ijuru ibana na Eliya. Aravuga uyu mutungo muri Isiraheli ntuzahabura. Nzakurikirana uyu mugabo kugeza igihe nanjye nzasigara mbagarariye Imana ina.
kandi ndabona muri kunyumva twese. haleluya. Umunsi umwe Eliya aramubwira ati rero Elisa ndagiye, numvise ijwi ry'Imana nkorera impamagaye irambwiye ngo iranjyanye. Elisa ati nta kibazo ugende, ariko uyu mutungo ufite ntago wawujyana utagize umuntu uwusigira. Eliya aramubwira ati rero wa muhungu we, ibi bintu by'Imana, Imana ibitanga uko ishaka, niba yaragambiriye kubiguha izabiguha mu bundi buryo. Elisa ati oya, turagendana, nikujyana ndaba ndeba, ariko ntushobora kunsiga gutyo gusa. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo bagera i Yeriko, hafi aho ngo hari abana b'abahanuzi barebamo, babwira Elisa bati uramwaye, Imana ya Eliya kari yajyaga igutabara, ubu noneho uraba uwante, aragiye agukuweho. Elisa aravuga ati nimubyihorera, ayo makuru ndayafite. Erega ntibigombera abahanuzi, hari ukuntu tuba twibitseho amakuru y'ijuru bitagombera abavuga zomene zo payo. Munyikirize. haleluya. Ngo barakomeza, ngo barinda bagenda bagera kuri Yorodani. Abana b'abahanuzi bamubwira bati twamenye amakuru, sobuja aragukurwaho uyu munsi, reka agende nawe, Imana ye izaba Imana yawe. Elisa arabwira ngo oya, hari izindi mbaraga namubonyemo uyu mugabo, kandi ntashobora kunshika atazimpa. Munyikirize. amen. Elisa baramwinginga ngo asigare aranga. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo nuko Eliya arambura umwitero hejuru y'amazi, Yorodani ngicikamo kabiri. Elisa areba, ngo barambukana bagera hakurya. Eliya aramubwira ati rero wagize neza kunkurikira, ngaho saba icyo ushaka cyose. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo nuko Elisa aramubwira ngo Eliya, ndashaka umpe double, umpe imyuka ibiri yari iri muri wowe. Niba warakoze 7 nge nzakora 14. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo nuko Eliya aramubwira ngo Elisa, usabye ikintu gikomeye, ariko Imana nizeye ni Imana itanga itishama. Nubona ngiye umpanga amaso, ibyari bindimo birakubamo. Munyikirize. amen. Ibyari bindimo birakuzamo, ariko ukwiye kumpanga amaso ukandeba. Elisa ati mu bintu nigishijwe nuko guhanga amaso. Umukuntu muri yaririmbye aravuga ngo kumuhanga amaso iteka bizanye intege nke, shira ubwoba shira ubute, nyuma nsa tabaruka. Elisa aramubwira ngo guhanga amaso Imana nicyo kintu nzi. Munyikirize. amen. Ngajya kubona amagare, uhaje igare ry'umuriro ngo rirahaza, ngo ariko mbere yuko riza ngo habanje kuza serwakira, ngizirimo ivumbi ryinshi n'imicanga. Murabizi serwakira yora ibintu byose, birya nibitangira isezerano. Ngo ariko Elisa akomeza kuba maso. Twese amen. Jya maso na serwakira neza, serwakira neza, jya maso. Nishaka kudasingira icyo Imana yavuganye nawe, ariko jya maso mu Kristo, jya maso mu Kristo. Reka ndeke kuririmba kandi. Elisa ndabona Eliya asamuka ararira, aravuga ngo Eliya we wabereye Abisiraheli amagare n'amafarashi, none ugiye uteriya uransize, ni gute ugiye ukansiga inaha? Ngo nuko Eliya akigera hejuru gafata wa mwitera we arawujugunya, aramubwira ngo burya ibanga ryanjye n'Imana ryari muri uyu mwitero, nuwukomeza Imana isabana nawe, nuwukomeza Imana izagukoresha by'imbaraga. Munyikirize. haleluya. Elisa gafata wa mwitero wa Eliya ngajya kugerageza ngo arebe ko bikora. Uyu munsi mutahana umwitero, mugende mugerageze mu bigeragezo byanyu, murasanga harimo imbaraga za Yesu. Bibiliya ivuga ngo nuko Elisa, abana b'abahanuzi ngo bari bamwitegeye, bavuga ngo tuze turebe ukuntu Elisa agiye guseba. Rero yari yarishinze Elisa yari afite umwuga w'ubuhinzi, ngo afite ibimasa bimufasha guhinga, yarabijugunye kubera umuhamagaro. Ateka tuze turebe ukuntu Elisa agiye guseba. Yaretse akazi ngo agiye gukorera Imana ya Eliya, arasebye tu. Ngo baramwitegera, Eliya ngo yari hakurya nabo bari hakuno, ngo ahita abwira Imana ya Eliya, arayibwira ngo Mana ya Eliya, ndabizi neza ko imbaraga za Eliya yajyanye nazo, ariko hari izisigaye ziri muri uyu mwitero. Munyikirize. haleluya. Ngo arawufata, ngo awurambura ku mazi, abona biciyemo.
abana b'abahanuzi bati uzi ko bya bintu bigikora, ya mana ya Eliya iri no muri Elisa. Reka mbabwire, kuba muza gusenga mu giterane cya Beteli ntibihagije, imbaraga muzagarukana muvuye hakurya. Kuba mwarateguye igiterane Beteli ntibihagije, imbaraga muzakuramo muvuye hakurya ya Yorodani nizo zizemeza abana b'abahanuzi ko mwasenze. Mama, ushobora kubwira umutware wawe ko wasenze ntabyumve, ukabwira uti twahuye n'Imana, uti haje agakobwa kavuye i Kigali, ibyo ntibihagije, ahubwo imbaraga mugiye gukura muri aya masengesho. Twese haleluya. Bireba ngo nuko Elisa ngo yambuka Yorodani nk'uko yayambukanye na Eliya. Abana b'abahanuzi bamubonye ngo bamwikubita imbere, baramubwira ngo uko twubahaga Imana ya Eliya niko natwe tugiye kujya twubaha Imana yawe. Hafi aho rero ngo hari abantu b'abasaza ngo baramutuka ati dore Elisa wa musaza w'uruhararaje. Elisa aravuga ati Imana yanjye irakora, burya mutandeba gutya, duherukana nambuka Yorodani nta mbaraga mfite, ariko ngarutse nuzuye imbaraga. Ahita abwira Imana ati mu nyamaswa waremye z'inkazi harimo inyamaswa z'amadubu, zihamagara zize zikora akazi uhereye none bamenye kuri Imana ishobora byose. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yaje akaza adafite ibintu by'ibikabyo. Reka mbabwire, aba bagabo bakoranye n'Imana, ariko kugira ngo bemerwe n'isi basabaga ibintu bikomeye kandi Imana ikabibakorera. Muribuka igihe Eliya, muribuka oya ntabwo ari Eliya, ni Sawuli ajya gutera Samweli umuhanuzi Samweli, ngo yasabye Uwiteka ngo amanure umuriro wica abagabo 50. Ingingo imwe umuriro urabakumbanya barapfa. Aba bagabo babanye n'Imana ariko bagenda bakora udutendo. Turashimira Yesu waje yiyoroheje. Twese amen. Unyikirize amen. Elisa ngahamagara amadubu araza gatanyaguza abantu bari bamututse. Icyo si cyo nashakaga kuvuga, ahubwo ndashaka kuvuga imbaraga zibitagaragara ariko zikora ibigaragara. Imbaraga zitaboneka ariko zikora ibiboneka. Imbaraga zitaboneshwa amaso ariko zikora ibintu bibonwa n'amaso y'abana b'abantu. Unyikirize amen. Elisa abana n'Imana. Ndashaka kuvuga kuri iki gitangaza Imana yamukoresheje. Umunsi umwe ngo umwami w'Isiriya ngo yagambiriye gutera Abisirayeli nk'uko yari asanzwe abikora, ngo bari mu murere, bari mu nama, ngari kuko bajyaga bategura inama zo gutera Abisirayeli, ngo si rimwe kandi si kabiri, ngo Imana yajyaga igenda ikiza Abisirayeli amaboko y'Abasiriya. Uyu munsi rero ngo bateguye inama, ngo umwami arabaza ngo ninde muri mwebwe ujye ufata amakuru y'inama twakoze akayashyira Abisirayeli, bakamenya aho tuzabaterera, bakamenya uko tuzabigenza, akamena amabanga y'inama. Birimo guki iraba ngo nuko umwe muri bo arababwira ngo i Samariya hari umugabo witwa Elisa abana n'Imana, kandi imbaraga zibitagaragara nizo zimuhishurira ibigaragara. Twese haleluya. Harabangu uwo nguwo afite amaso areba, dutangira n'inama hari imyanzuro twayifata akaba hari. Uwo niwe ubwira Abisirayeli byabereye mu nama. Bibiliya avuga ngo uwo mugabo yaba yarize, baravuga ati ntiyize. Avuga Icyongereza bati wapi, avuga Igifaransa bati wapi, yize Makerere bati wapi, yize hehe bati wapi, nta hantu yize, ariko yigishijwe n'Imana. Mbese torero muri kunyumva? Muri kumva Yesu? Munyikirize amen. Bibiliya avuga ngo uwo mugabo utarize, umwami w'Isirayeli niko ntekereza yavuze, ni umusirikare bati ni umusivili. Umusivili umenya amakuru y'inamba, uwo umusivili abaye batatu y'idotani. Okay, mufata amagare, ariko mufata amagare, mufata abasirikare bakomeye muzi, mujye kunshakira uwo musivili. Ngo bagenda ijoro ryose basanga yitubereye maso. Ntizemera kwibirenge byawe biteguza ikurinda
ntabwihunikira nisinzira Imana irinda Isiraheli ngo barara bagenda ijoro ryose ngo mu rukerera uyu Elisa yari afite umugaragu witwa Gehazi we yarabyutse mu gitondo agiye mu turimo ngo yitegereje ku musozi abona ingabo z'Isiriya ziruzuye asubira mu nzu avuza induru ati databuja turapfuye Elisa aramubaza tubaye iki ati mbonye ingabo nyinshi kuri uyu musozi turiho kandi ziri ku magare ziraduteye Elisa abwira Imana ati rero Uwiteka njya mbana nawe kuva mbanye na Gehazi ntarerekwa kuva abayeho uyu munsi wamuha promotion akerekwa abari inyuma yanjye mwingikirize haleluya uyu munsi waha Gehazi promotion akabona ibintu mbana nabyo ibyo ari byo nubwo zitagaragara ariko zirahari nubwo zitagaragara ariko ziriho haleluya bireba ngo nuko Imana ihumura amaso ya Gehazi aravuga tuzi ko neretswe Elisa tubonye ikizi ati mbonye ingabo zimeze nka ziriya ariko izacu zifite itandukaniro ziri ku magare yaka umuriro iziturinda ziri ku magare yaka umuriro umva ukuntu umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo abamarayika Imana yabahinduye imiyaga ariko abakiranutsi bahindurikira uzi ko mutarisomye iri jambo ntabwo iri jambo mwarisomye ndababonye riravuga ngo abamarayika Imana yabahinduye imiyaga ngo ariko abizera Kristo ngo Imana ibahindura imiriro ubu turi imiriro yigenze igiteye ubwoba cya nijoro nikizantera ubwoba yarafashe maze amindura ibirimi by'umuriro ubu ngenda twika ndasenya kubw'izina rya Yesu ndakomeye igiteye ubwoba cya nijoro nikizantera ubwoba yarafashe maze amindura ibirimi by'umuriro ubu ngenda twika ndasenya kubw'izina rya Yesu ndakomeye haleluya bireba ngo nuko Gehazi arerekwa ngabona amagare n'amafarashi birinze Elisa birinze umudugudu ngo byaka umuriro Elisa arambwira ati bugumye aho ngaho rero ubareke baze tubahekeye ngo ingabo ziraza umugabo utagira umva twese haleluya abasirikare bagiye kureba umusivili Bibiri ivuze ngo iki ngo nuko Elisa asenga Uwiteka aravuga ngo izi mbaraga ukoresheje uhumura amaso ya Gehazi zikoresha uhuma amaso y'izi ngabo uretse ko mwisuzugura ubundi mufite imbaraga zo gukinga mukagira n'imbaraga zo gukingura mu bwami bw'Imana munyikiriza haleluya haleluya rimwe Imana yabwiye mu byahishuwe irabibwiye ngo dore nshyize urugi rukinguye imbere yawe kandi nta muntu ubasha kugira ngo kurukinga itorero rifite imbaraga zo gukinga kandi rifite n'imbaraga zo gukingura twese amen ngo nuko ingabo Uwiteka zihuma amaso ariko mujye mureba ibintu mu isi y'umwuka murebe ukuntu bimeze umugabo w'umusivile ugiye kurebwa n'abasirikare arazibaza ngo harya murashaka nde bati turashaka umugabo witwa Elisa kandi niwe bavugana uzi ko Imana yaduhishe igahisha n'amazina yacu yaba hari abantu banyumvise uzi ko Imana iduhisha igahisha n'amazina yacu kandi turi imbere y'ibidushaka turi imbere y'ibidukeneye munyikirize haleluya arababaza ngo murashaka nde bati turashaka umugabo witwa Elisa w'umuhanuzi yaratuzengereje kuko dutegura inama z'intambara buri munsi intambara zacu zigapfuba ngo kubera uwo mugabo witwa Elisa aravuga ati yo murashaka Elisa nimuze tugende njye kubereka ahantu aba ngabavana idotana bageze i Samariya mu murwa
ngo bakigerayo ariko Imana ibahe telekomande, Imana ibahe telekomande mu isi y'umwuka, mujye mukirikaho gusa dayimoni zimenya aho zijya. Kandi ndi kubona hari abantu nka 20 banyumvise, wenda abandi banyihorera. Haleluya. Imana ibahe telekomande mu isi y'umwuka ku buryo muyobora ibintu mukabiyoboramo. Pawulo yavuze ngo iki? Yavuze ngo twebwe ngo nubwo tumeze nk'abantu ariko ngo niturwana n'abantu ngo kuko imbaraga ziri muri twe ngo zifata ibitekerezo mu mitima. ngo kandi ngo zirabifata ntizibigumane ngo ahubwo zikabyoherereza Yesu kuko ari we uzi uko yabigenza. ngo nubwo tumeze nk'abantu ngo ntiturwana nk'abantu. Haleluya. Ndumvira ijambo rinduta riranusha imbaraga. Reka mubwire mwe abagabo mwe muri isuzugura kandi mubana n'umunyembaraga. Nubwo tumeze nk'abantu ariko ntiturwana nk'abantu. Kandi twebwe ibintu turwana nabyo si ibiboneka. Ntidukeneye imbunda, ntidukeneye za nikrete, ntidukeneye ibyogajuru, ntidukeneye intege n'intambara. Oya, nubwo tumeze nk'abantu ariko ntiturwana nk'abantu. Mubere Yesu icyubahiro we. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Muri suzugura niyo mpamvu izina rya Yesu ritukwa. Yaba mwari muzi agaciro ijuru ribaha, ntabwo mwakifata uko mwifata. Nubwo mumeze nk'abantu ariko imbaraga mwahawe siza abantu. Elisa ngarabagendana abageza imbere mwamwe w'Abisiraheli, abwira Uwiteka ati Uwiteka ongere humura amaso y'aba bagabo bongere barebe. Ngo Imana ibahumuye amaso basanga bayobowe n'umusivile. Bati cyore tugeze aha dute? Elisa ati ninjye nabazanye. Urafandi naha? Bati ntago ndafandi. Uyobora iyihe departement? Nta nimwe nyobora inaha keretse ijuru niryo ryangiriye icyizere. Umwami ati se aba bantu tubagenze gute, tubice cyangwa? Elisa ati se abantu Uwiteka yaguhaye n'amaboko yawe ubu wabice? Nimubatekera agafi barye, mubaha agatsima barye, bagubwe neza barye ku byo kurya by'iwacu. Muribuka ko ibi biryo Imana yabiduhaye tubirya yavuze, kandi ibi biryo birimo umuti. Nibarye bahage, bamwe n'amazi y'inaha, basubira iwabo bagende bavuga amakuru y'Imana y'iwacu. Ababyumvise dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya ngo abasirikare b'Isiriya, ingabo z'Isiriya barazitekera zirarya, zimaze guhaga ziravuga ati nukuri Imana y'Abisirayeli niyo Mana, reka dutahe tujye kuvuga amakuru y'Imana y'iwabo. Barataha bagenda babwira umwami w'Isiriya, baramubwira bati nukuri ntuzongera kudusubiza muri aka kazi, tuzajya dutera ibindi bihugu ariko igihugu cy'Abisirayeli ntituzongera kugitera. Nukenera guterayo uzareba abandi woherezayo, ariko ibyo twabonye yo ntibibaho. Hari umugabo ufite Imana, afite imbaraga zitagaragara ariko zikora ibigaragara. Muyigirize haleluya. Imbaraga zitagaragara ariko zikora. Reka mbabwire ahandi hantu izi imbaraga zabonetse. Mbese muneza amatwi babwire Imana, ariko mwaje mumeze neza Mana. Munyishirize haleluya, haleluya. None ndi kubona ibihande byose bimeze neza, ndi kubona ahantu hose hameze neza. Twese haleluya. Umunsi umwe umugabo witwa Aburahamu n'umugore we witwa Ndera, se mwamuvuze ko mumuzi. Umugore we witwa Ndera ngo barahagurutse bavuye iwabo, ngo bahunze inzara, bahunze kawunga yari yarabuze. Noneho Aburahamu abwira Sara umugore we, arambwira ati rero system irahindutse, tugiye gushaka umutsima, dushaka icyo kurya, urabona ibintu birakomeye inaha.
hanyuma tugiye guhindura uburyo, nzajya nkwita mushiki wawe, uzajya unyita mushiki wawe, nanjye nkwite musaza wawe. Mwabyumvishe ukuntu inzara imeze? Aburahamu wa undi wahagaze imbere y'Imana ati nukuri nsezeranya imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko Sara uyu tujyanye azambera umugore muri byose, nta kizadutandukanya keretse urupfu cyangwa Yesu agize gute. Inzara iramufasha ati Sara duhindure systeme, amasezerano tuyubike. Kubera inzara uraba mushiki wanjye nanjye mbe musaza, siko mutanyikiriza kandi nabakunze. Imana ibarinde inzara yo mwisi y'umwuka ishobora gutuma mwihakana Yesu. Munyikirize haleluya. Aburahamu na Sara bagenda babirepeta. Aburahamu akabwira Sara ati ntuwongere kunyita sheri, ujye unyita grand frère. Sara ati nukuri sheri, ati wowe yawe unyita sheri yewe, ujye unyita nde grand frère. Sheri bya sheri ntibyari bikirimo. Sara ati yota nibagiwe sorry, ati yego grand frère. Bateri zindi namwe 10 imbere ati Sara uracyabyibuka gahunda ukuntu imeze? Nukunyita musaza wawe nanjye nkakwita. Ngo bagereye rero ngo babona Sara ngo yari umugore mwiza w'igikundiro. Se muracyari hano nkomeze mvuge Imana? Munyikirize haleluya. Ndashaka kubabwira imbaraga ziturinda zibitagaragara ariko zikora ibigaragara. Ko numva bitangiye kumfata. Ngo bagereyo umwami witwa Abimeleki baramubwira bati inaha haje umugore mwiza mu bagore bose babinaha, nta mugore mwiza turabona inaho umeze nkawe, kandi reka abe mwiza afite ibyavuzwe. Ubundi hari ukundi ibyavuzwe bidusiga ukabona bimeze nk'ibyadusize ka fondote ku babyeyi barakazi, ukabona umuntu arasa neza kubera ibyagize gutera. Kandi ndumva Imana muri iteraniro twese haleluya. Abimeleki ati uwo mugore mwiza abagore bose beza nabo umwami mumunzanire. Babaza isano nicyo Aburahamu apfana na Sara. Aburahamu acira isiri Sara ati moyo wa grand frère. Undi ati nibyo. Sara ati nibyo. Bati se Sara uriya muntu hungu mugendana mupfana iki? Ati ni grand frère. Kandi baherutse kuvugana n'Imana. Imana ibabwiye iti nzabaha umwana muzabyara, mugize sekuru zaba bizera mu gice cya 12, uzakuvuma nzamuvuma, uzaguhesha muri kundeba cyangwa mwagiye, uzaguhesha umugisha nzamuha umugisha, kandi ibintu by'imivumo ntago ari wowe, ngewe nzajya nivumira bakuvuma ubyihorere. None imbaraga z'inzara zifasha imbaraga z'isezerano ziricishije bugufi. Sara ati ni mushiki wanjye, undi ati ni musaza wanjye. Abimeleki baramutwaye da hamujyana. Za mbaraga zitagaragara ariko zikora. Ndabona mutanyumvise ariko mukanya muranyumva twese haleluya. Sara garyamye ari nijoro. Abimeleki niba yarasinziriye Bibiliya ntibivuga, niba atarasinziriye ntabyo nzi, uza kwisomera amakuru. Bibiliya irabanga ari nijoro. Imana ibwira Abimeleki iramwita umva yewe we wibeshye, hari imbaraga zirinda Sara nubwo zitagaragara ariko zigira gutera zirakora. Aramubwira ngo uwo ndakorwaho, kandi navuganye nawe kazaba nyirakuruza w'amahanga menshi, kandi icyo navuze ni igisasa, kandi icyo navuze ni igicuya. Stop. Bibiliya ngo Abimeleki siwe warose bucya, ngo yamuraranye iryo joro ntiyarota bucya, urumva yihagazeho nk'umwami nyine hatagira umucushamo ijisho. Ngo mu gitondo bukeye abwira Imana ati uyu mugore w'abandi nararanye, ubu ndamujyana gutyo gusa ko nabonye imbaraga zibimurinda nubwo zitagaragara ariko zifite ukuntu. Ngahita twara utuntu twitwa impozamarira. Ngafata ifeza, afata inka, afata intama. Ubwo ibintu Aburahamu yarakeneye ntibitangiye kuboneka, agafaranga iyo kabonetse kawunga igira gute? Hari ibintu Imana izatera ubwoba ikaduhuza n'ibyo dukeneye. Uzi ko hano banyumvise? Narivuze ngo hari ibintu Imana izatera ubwoba ikaduhuza n'ibyo dukeneye, aho kugira ngo bitugushe Imana izaturwanirira twese. Haleluya. Ngo n'isoni nyinshi ngajya kureba Aburahamu, arambwira ati yo
Aburahamu we kubera iki wambeshye? Kuki utavuze ko Sara ari umugore wawe ukabeshya ko ari mushiki wawe? Haramwe ngo nabitewe n'inzaranga, ariko n'ubundi si mushiki wanjye wa hafi, ngo nuwo kwa mama hirya iyo ngiyo. Ngo ariko ni mwene data. Nawe nyumvira we aracyakomeje kwidefanda mu mafuti, ariko imbaraga ziturwanira nubwo zitaboneka, ariko zikora ibiboneka. Twese amen. Munyikirize amen. Umusore witwa Samusoni muramwibutsera? Munyikirize haleluya. Umusore witwa Samusoni, umunsi umwe Uwiteka arambwira ati ngiye kukugabiza Abafilisitiya, kandi Abafilisitiya uzabashobora. Imana yari yavuganye na nyina na se, irambwira ngo umwana uzavuka azaba umunasiri, kuko ari uzakiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Ntimuzamwogosha umusatsi, kuko imbaraga zibitaboneka ziri mu musatsi. Mwanyikirije ko nabakunze. Imbaraga zibitaboneka zizatabara Abisiraheli zinyuze muri we ziri mu musatsi we. Umunsi umwe ngababengutse umukobwa ufite amataye witwa Delila. Sako mbona mundakari. Habaramwe ati Delila nakupenda sana, I love you too much. Delila ati nanjye nakupenda sana, nkurikije ibintu Imana igukoresha buri uzajya umahira. Wera amaze iminsi yumvisha amakuru ko Samusoni yicishije umusaya w'indogo w'Abafilisitiya 1000. Arabati ntashatse uyu mugabo w'umusitari, nanjye naba ntari umusitari. Murahari nkomeze mvuga Imana? Twese haleluya. Samusoni baratashye, turacyari ku mbaraga zibitagaragara ariko zikora ibigaragara. Twese haleluya. Abaratashye ajya kubwira papa we na mama ati papa nabonye sheri. Papa ati se wabonye sheri wa he? Ati no Umufilisitiyakazi witwa Delila. Umufilisitiyakazi witwa Delila ati yarabatijwe se? Samusoni ati ntiyabatijwe. Namwe murabyumva Abafilisitiya ibyo mubatizo ntabyo bazi, kandi ubwo ibyo mubatizo nta n'ibyo azi n'ingaburo ryera ntaryo. Ubwo ararizira ibyangurye se byararize. Isi ati se mwana wanjye waretse kina hari abakobwa bagira gutya kandi bafite nza. Reka nkubwire, aho kugira ngo ushake ufite quelque chose quelque part, washaka ufite nza. Kuko ufite nza, daimoni yazibonye nza zirahunga ziribwiriza. Munyikirize haleluya. Samusoni atari ko papa nawe reka nzamusengera ahinduke. Ubu dufite abantu bafite amasezerano yo guhindura abasheri babo. Ti papa nzamusengera agire gutera. Ese ati mwana wanjye ko wahawe imbaraga zo kwica Abafilisitiya, ufite imbaraga zo kubaha agakiza. Samusoni ati urikije ukuntu Imana ibana nanjye, ati ngenza amusengera agire gutera. Arambwira ati wakihanganya ukazarambagiza mu bacu ko bahari basengeye muri murya, bagiye hehe bategereje Imana amasezerano yabo agasohora, ukareka gutuma batagangara. Samusoni ati iwacu ntibikoraho, ntibaze kwitera fresheri. Isa turumva uri tayari uzamusengera ahinduka. Ati nukuri nzamusengera Delila agira gute? Isa ati ngaho genda ujye gusaba nzanagukwera, ntakwigira ntese kwibyaye ikibazo kiri gata. Hajya gutereta mu Bafilisitiya asize bene wabo. Ndizera munyumvise mwabasore mwe. Le grand frère, le petit frère. Twese haleluya. Samusoni atereta Delila. Umunsi umwe Delila ngabonye ko Samusoni ari umunyembaraga, turacyari ku mbaraga zibitagaragara ariko zikora ibigaragara. Munyikirize haleluya. Delila baramwinginze ati none se sheri wambwiye ahantu kuri imbaraga. Samusoni ati rero buriya yamubwiye ibintu nka 3 ariko reka mvuge kimwe cyangwa 2. Ubwa mbere yarambwiye ati buriya umfashe ukanyogosha umusatsi wanjye, oya apana kunyogosha, umfashe umusatsi wanjye ukawutsimamo ibituta 7 imigabane 7, burya nacogora nkamera nk'abandi bose. Ngo Delila arakomeza aramushukashuka, abona akomeje kunesha Abafilisitiya, akanyuma ngashyira umutwe ku bibero aramuganiriza. Arambwira ati rero Samusoni buriya ushatse wambwira ahantu imbaraga zawe zose ziva, nzakujyana ku Kivu ngutembereze uhereke utuntu twibu Umufilisitiya wacu ukuntu tugenda uhereke. Ariko hari ibintu nabonye ubanze naho bitahaba. Munyikirize mbivuge haleluya. Mbivuge cyangwa mbyihorere. Ubu twaragowe, dusigaye dusezeranya abakobwa bambaye rumbiya za kanzu ndende z'umweru n'abasore bacu. Ku munsi wa reception baza bambaye pasuwa zigera hano, banze naho bitarahaba.
Imana izabibarinde mu izina rya Yesu. Ntibizinjire inaha. Ku bukeye ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu ahita atubwira ati ni ukuri ngiye kuryoshya, ngiye kubereka ko nasenze Imana ivuga itari Bayali na Dagoni. Agahita ajya ku mazi hano hepfo ku Kivu, akagura agakabutura k'akarokaro kagera hano, agahita yambara agapira k'umweru kariho umutima I love you nakupenda sana, agahita ashyiraho umutima hano inyuma ati mwabibonye ukuntu nasenze Imana itari Bayali. Agahita agira gutya ati na mushumba bibone, ubwo yambaye agakora kagera hano kandi twaravunitse tumusengera. Ariko inaha ntibirahagera, ndabona musa neza. Za mbaraga zose twakoresheje twiyiriza ubusa tuti Imana tabara uyu musore adatagangara, tabara uyu mukobwa adatagangarira hano. Azirangizira ku Kivu, agahita agira gutya ati mwabibonye ukuntu nsenga Imana itari Bayali, Imana yanjye itari Dagoni. Ubwo yambaye ubusa, abenshi bahava banyweye n'inzoga, abenshi bahava bahandavuriye, ariko hari imbaraga zizabarinda. Munyikirize haleluya. Mukomeze musenge tudatakaza imbaraga. Mukomeze musenge tudatakaza imbaraga. Ibintu mwaruhiye imyaka myinshi mukabitakaza mu minota 2. Mu minota ingahera? Ariko koko uretse iterambere ridafite 12, uba ari Yesu yajya ku mucanga yambaye reba ari Yesu we, ari Yesu wakoze ubukwe. Buriya ku mucanga akigira atyo. Sako mbona mwandakari. Reba ari Yesu washatse wakoze ubukwe. Buriya yakikora nka kuriya wikora? Ntiyabikora. Mukeneye imbaraga zari ziri muri we. Munyikirize haleluya. Samsoni avuga imbaraga zaho ziva, biraba ngo nuko Delila abonye kamubwira ibyari mu mutima we byose, ngafata icyuma, niba yarafashe umukasi, niba yarakoresheje urwembe, Bibiliya ntibivuga. Ngaramwogosha, amaze kumwogosha arabati ntibihagije, bashaka icyuma gishyushye bamunogoramo amaso. Bamunogoramo iki? Bamunogoramo amaso. Ahantu hose byapfiriye dayimoni zanogoyemo amaso abantu b'Imana, uretse ko atari mwese. Haracyarimo bake bareba, haracyarimo bake bagifite ijisho, bazi icyo Imana ikunda, bazi icyo Imana yanga. Iyo bageze imbere ya byeri bamenya uko bahitwara. Ko mundebye nabi mwasomyeho. Twese haleluya. Samsoni bamunogoramo iki? Ndashaka gusoza muhumure. Samsoni bamunogoramo iki? Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nuko Delila bamuha ibihembo bari bamuteganyirije. Samsoni ajya kuba umusyi w'ingano, ngo nuko hashize amezi make, ngo nuko umusatsi wongera kumera. Iri jambo ndarikunda cyane. Rivuga ngo umusatsi wongera kugira gute? Wongera kumera, ari kumera nta maso ahari. Umusatsi ujya umera ariko amaso ntayo. Umusatsi ujya umera ariko amaso barayajyanye. Ariko Imana ishimwe kuri ya munsi y'Abafilisitiya batishe Samsoni, imbaraga z'ibitagaragara zongera kumurwanaho. Twese haleluya. Biraba ngo nuko Samsoni ngo ku munsi wo kwihorera kw'Abafilisitiya ngo baramufata bamujyana muri stade, ngo hari inzu nini ijyamo abantu benshi ibihumbi. Baravuga ngo uyu munsi turishima, twishime ku mwanzi wacu. Basanga imbaraga zimurwanirira zamugarutsemo, songeye sashe. Ntibamenye amakuru kuko baherukana nawe bamwogosha, ariko iby'umusatsi wameze ntibabizi. Ariko Mana icyo ngukundira, ariko Mana icyo ngukundira, washize ibanga ryanjye nawe. Haleluya. Ngo babwira abari bashinzwe kumurinda, ngo arababwira ngo nimunyegereze inkingi. Ngo bamwegereze inkingi, imwe y'ibumoso n'indi y'iburyo. Abwira Imana mu mutima, arayibwira ngo Uwiteka, hari imbaraga zarwaniriraga kera nzitesha agaciro, ariko nubwo nananiwe wowe uracyari uwo kwizerwa. Nubwo nagutesheje agaciro imbere y'Abafilisitiya, ariko uracyari umunyembabazi. Abwira Imana ngo izi mbaraga aho zari ziri ndahazi, kandi ibanga ndiziranyeho nawe. Ubwo nagize amahirwe Abafilisitiya ntibanyica urya munsi, hega nkoresha icyo
umusatsi wongeye kumera. Torero umusatsi wongeye kumera. Ngo nuko Samusoni ngaritugatuka arongera agaruka muri bya bihe bye bya kera nkuko twaje. Ubu turi kwitugatuga we, ngo turebe ko abafilisitiya batakongera kudusuzugura. Iyi minsi mugiye kumara ingana n'icyumweru ni iminsi yo kwitugatuga kugira ngo twihimure ku banzi bacu. Dukomere Imana amashyi menshi we, amashyi menshi ku Mana we. Haleluya, yes. Bibiliya ivuga ngo nuko Samusoni Uwiteka aramwumva, ngo nuko ngabo yishe mu ipfa rye, ngo bari benshi kurusha abo yishe mu gihe cye cy'ubuzima. Imana yongera guhabwa icyubahiro nibura icogoza amaboko y'abafilisitiya aho gahi gatoya, Abisiraheli baroroherwa. Munyikirize amen. Imbaraga zitagaragara ariko zikora ibigaragara. Nafashijwe no kuri kwiyera. Hari imbaraga zitagaragara ariko ziba mubera. Reka mbabwire ibintu Uwiteka yambwiye bigeze kuri 6. Izi mbaraga zidushoboza gukora, hanyuma dusenge. Ndabona iminota nahawe irimo irarangira. Icyambere, izi mbaraga icyo zimariye abizera, icyo zimariye itorero, zituma dushira amanga tugahamya Imana. Twese haleluya. Ni imbaraga zishoboza umuntu ahagaze mu cyumba cy'ubusambanyi ari kumwe na muka Potifari, akamubwira ngo ijisho ry'indeba utayireba ririmo nirambona ntago nahemukira Imana yanjye. Ni imbaraga zishoboza umuntu, zikamushoboza. Reka mbabwire, nabwiye abantu ngo umuntu wese yakora icyaha kuko turi mu isi irimo ibyaha, ariko imbaraga ziri muri twebwe niziduhagarika ahantu hari ibyaha ariko ntitubikore. Nta yindi si Imana izabaremera nayo keretse Imana yaremeye abayizera naho atagira ibyaha. Ariko Imana yatwemereye umusada, yatwemereye inkunga yo gukiranukira inaha, kandi birashoboka. Imbaraga zishoboza umuntu guhamya. Stefano yahagaze imbere y'abantu arahamya, ngo kugeza igihe bamusohokanye bagize umujinya, ngo bajya kumutera amabuye bamuziza guhamya, ngo barimo baramutera amabuye, ngabona ijuru rirakingutse, ngabona umwana w'intama w'Imana yicaye iburyo bw'Imana. Reka mbabwire, iyo twahamije Imana neza no mu rupfu iratwiyereka. Bireba ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Iyo twahawe imbaraga zo gukiranuka, zo guhamya Imana, no mu rupfu Imana itwereka ko ikidufitiye icyizere. Stefano arababwira ngo nimukomeze mutere amabuye, ngarasenga abwira Imana ngo Mana ubababarire kuko batazi ibyo barimo barakora. Yari yahawe imbaraga zo guhamya kugeza igihe ijuru ryamukingurukiye, ngabona Imana n'umwana wayo. Izi mbaraga icyo zitumariye rero, nubwo zitagaragara ariko ziduha imbaraga zo gushira amanga tugahamya. Petero yabwiye abantu amaze kuzuzura ni imbaraga z'umwuka wera, arababwira ngo wa wundi mwishe mukamubamba ni ukoze ibi byose mureba, duherukana n'inyumuja ariko uyu munsi nashize amanga. Twese haleluya. Icya kabiri, izi mbaraga zitagaragara zidukorera zituma tudakumbura iyo twavuye mu isi y'ibya, zituma tudakumbura iyo twavuye. Umva we, ugera ahantu hari inzoga ukumva zirakumukira kubera hari izindi mbaraga zakwinjiyemo, kandi mbere wazinywaga kubi, ariko kubera imbaraga zinjiye muri wowe zibitagaragara zirakubwira ngo oya mu kabari no. Mbese zituma tudakumbura ngo twifuza gusubira muri Egiputa, twumva tutazanasubirayo guterayo imibyizi. Ni imbaraga zifata umuntu zikamugumana, zikamwigisha uko umuntu yifata, izi imbaraga zigisha n'umuntu kwambara, zikakubwira ngo umuntu arambara akikwiza. Hari ibintu umuntu atajya,
zikakubwira ngo ibintu ntuzabirye. Ni imbaraga zifata umuntu zikamukomeza, zifata amaboko y'abagabo zikayavuna ntibongere kurwana. Mana nyiribihe, ni imbaraga. Twese haleluya. Pawulo yandika yaravuze ngo igituma twebwe tugenda kandi ntitugaruka aho twavuye, haravuga ngo hari impamvu imwe gusa ibitera, ngo turashaka gusingira. Izi mbaraga zituma dukomeza kugenda ngo turebe ko twafata icyo Kristo ziradusunika zikatubwira ko ibiri imbere ari byo byiza kurusha ibyo twasize inyuma. Ndafashijwe Joseline. Twese haleluya. Ni imbaraga zituma tudakumbura iyo twavuye. Niyo batubajije ibyiringiro byacu turababwira ngo ibyiringiro byacu birahari, bakatubaza se ngo ibyo byiringiro byanyu ni ibihe ko tubona mwenda gupfa, tukabwira ngo nubwo tumeze nk'abenda gupfa ariko turiho, ko tumeze nk'abashonje se, tukabwira ngo ntudushonje kuko dutunzwe n'ibyavuzwe n'Imana, ko mumeze nk'abambaye ubusa se, ntitwambaye ubusa kuko Kristo twambitse umwambaro wo gukiranuka, ko mumeze nk'abadafite uko babayeho, tukabwira ngo turiho kuko Yesu atubeshejeho. Hari impamvu ituma tudakumbura. Hari igituma tudakumbura. Umunsi umwe ngo Yesu yicaranye n'abigishwa be, ngo uwo munsi yari yagaburiye abantu imitsima n'imigati n'amafi, ngo bararya barahaga, ngo ku bukeye bagarutse basanga imitsima ntayihari. Hari igihe Yesu ajya ahindura icyigisho, bagarutse basanga imitsima ntayo, batepu twari tuje kwirinda imitsima none ibintu by'icyigisho cyahindutse twitahire. Icyigisho cy'imitsima si cyo cyari kigezweho, ngo yarageze aho ababwira ngo ninjye mutsima. Ejo mwari ibyina, ariko uyu munsi ninjye cyigisho, ninjye mutsima wavuye mu ijuru. Hari igihe Yesu ajya ahindura icyigisho. Munyikirize haleluya. Abarabwira ati ninjye mutsima wavuye mu ijuru, basekuruza banyu bariye manu mu butayu barapfa, ariko uwundyaho ntazagira inzara ukundi. Bati mu izina rya Yesu. Se tuzarya amano, tuzarya intoki, tuzarya amazuru, tuzarya amatwi, tuzarya iki? Izo mu nda babona nta kintu barya. Uwa mbere ati twitahire, bakaba baragiye. Uwa kabiri ati twigendere, bakaba baragiye. Icyigisho cyahindutse. Icyigisho cyari cyagize gute? Cyari cyahindutse. Hanyuma rero ngabona udutima twabigishwa natwo dutangiye kurihareha kugira gute? Bati bwo ibintu by'imitsima byahindutse, babona natwo azadukuzaho. Icyigisho cyari cyagize gute? None se bitandukane he nawe waje bakubwira ati nguye araje mucakira umugabo, ugahita ukarantika ugasenkanika uti se igihe babivugiye ko ntamubonye. Icyigisho cyarahindutse. Siko mundebye neza nk'abanyumvise. Hari igihe icyigisho gihinduka bigaterwa n'icyo Yesu ashaka gukora kandi gifite umumaro. Twese haleluya. Ajya ahindura sije, rero ikibazo ni ukutamenya ko yahindutse. Abarabwira ati kandi ninjye mazi mazima unywaho ntazagira inyota ukundi. Bati se uyu nguyu afite amazi hehe ko n'umusamariyakazi ejo bundi byari byanze kuvamo? Ngo bagenda umwe umwe. Bibiliya ivuga ngo iki? Munyikirize amen. Ngo abaza abigishwa kuko mbona namwe agatima karehareha, murashaka kugenda? Petero arambwira ati n'ubundi amato twarayasize, n'ubundi twarasebye byararangiye, nta kindi dusigaje, n'ubundi karitsiye yose izi ko twabaye ibiwerewere, nta kindi dufite. Baratumenye ubu rwose n'ikimenyimenye ejo bundi twagiye kuroba biranga uretse kuba turwanyeho, ariko ibyacu byaramishe. Nidusubirayo bazaduseka, ariko amaso y'umwuka yahumuka twareba ingororano Yesu adufitiye tugakomeza. Naho ubundi ni ikosi. Nge nasanze ibi bintu bitarimo n'uburyohe, biranasharira. Ibi bintu nta buryohe bubamo, cyakora bizaryoha rimwe, ariko biryohe by'iteka ryose. Naho ubundi abantu bashaka kuryoshya muri ibi bintu ndabasezereye, nta kuryoshya kubamo. Ntako nabonye ibintu ntibaryoshye. Tekereza ibintu bigusaba kwiriza iminsi 2 utarya gafi. Yewe
akakubwira ati senga y'ibiri sha cyangwa ihembe rivuye muri Kongo rikurangiza. Ugahita wikubita muri muryo uti ndapfuye Yesu riraje ntabara ayibiri. Ugasezera akawungu ukabwira umukozi uti ndagiye. Umukozi ati sugiye he tantine ugiye he mama? Ati ndagiye nzagaruka nkubwira ibyo Imana yavuze. Ni ibintu nta mikino ibamo, bituraza hanze, bitwiriza hanze. Wewe mwabonye Imana ibibaheramo amakoti ugira ngo biroroshye, ibahaye congo ugira ngo ni ibintu biraho. Ntago biraho, ntago biraho, ntago biraho, ariko bizahabwa agaciro itorero rivuye inaha. Haleluya. Petero aramubwira ati n'ubundi twarasebye twakuvaho tukajya heza. Kari wowe wenyine ufite amagambo y'ikira. Muguma ha rero mukomeze mucakira amagambo y'ikira. Yoboki gahunda na amagambo y'iki? Anaha amazu wapi, imodoka wapi, abagore beza nta barahari ariko mwitonde no kugenda gake, abagabo beza barahari bakobwa ariko no kugenda buhoro buhoro, kuko hari n'igihe ugera akajya guhata icyayi cya mu gitondo ugahita usubira mu butayu uti ndaje Yesu we wa mugabo wampaye kanzengereje. Akakubwira ati nuko njya nigisha abana banjye komera kandi utuze. Umugabo umwe yagiye gusenga, yari yarabonye umwana bimuruhije. Komeze mbabwira amakuru y'ijuru twese haleluya. Ajya gusenga umwana warwaye, yinginga Imana ati uyu mwana wamumpaye mukeneye, none se bimeze bite? Imana iramubwira iti hangane nzamukiza. Kumbe kumukiza no gupfa. Mujye mwitondera imvugo y'Imana, murya rukuntu ibivuze ikavuga mu bumana bwayo. Ishobora kumukiza apfa. Hanyuma aragaruka mu iteraniro, asiga umwana arembye, ajya gusenga abazimana ati kubera iki ungenza gutya kandi ni inshuti yawe? Imana iramubwira ngo mbabwire mwana wanjye ni kuriya nyangenza inshuti zanjye. Inshuti zanjye ni kuriya nzigenza. Nzicisha mu mibabaro kugira ngo zibanze zifata amasomo. Ndashimira leta y'u Rwanda yashyizeho akantu kitwa itorero, bajyaga batujyana bakatuviringita kugira ngo badukuremo imiteto. None si ibintu by'Imana byo bizabura gute kutunyuza ahantu kereke pare kugira ngo bidukuremo iki? Twakuvaho tukajya he kari ufite amagambo y'ubugingo. Hanyuma izi mbaraga ziturinda rero zidushoboza kudakumbura iyo twavuye, ahubwo tukareba iyo tujya. Munyikirize amen. Icya gatatu, izi mbaraga zidushoboza zituma tubona ibyiza biruta ibyo twabonaga tukiri mu byaha. Nabivuze cyane, bituma tubona ibyiza biruta ibyo twabonaga tutari wahima. Izi mbaraga zitwereka ibintu Imana yatubikiye mu bwami. Paulo yandika yaravuze ngo mwebweho amaso yanyu ntakareba iby'inaha gusa, ngo ahubwo mujye mureba ibiri hejuru. Ariko Mana nyiribiye we, mujye mureba ibiri hejuru. Izi mbaraga zitubamo rero zituma tureba ibiri hejuru. Munyikirize amen. Nizo Nawomi yari afite ubwo yasezeraga abakazana be Rusi na Nawomi nani na Orpa. Bibiliya bavuga nuko Rusi abwira nyirabukwe, aramubwira ngo nkurikije imbaraga zibikubamo ndabona ari imbaraga zitazarangira none. Imana yawe izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, kandi aho uzagwa nanjye nzahagwa, icyo uzarya nanjye nzakirya. Nihagira ikintandukanya nawe kitari urupfu, Imana izaba impore. Rusi yabonaga imbaraga ziba muri Nawomi, akavuga ngo nukuri Imana y'uyu mugore nanjye nzayikurikira. Yarebaga ibiri inyuma y'ubupfakazi, yarebaga ibiri inyuma y'akaga, aravuga iyi Imana ya Nawomi nanjye izambera Imana yanjye. Haleluya. Icya kane, izi mbaraga ziduha ziduha ibyiringiro ko n'ibyo Imana itarakora izabikora. Haleluya. Nizo zonyine ziduha ibyiringiro ko ibintu byose biri ku rutonde rw'ibyo Imana yavuze izakora izagira gute rata. Yesu we, ngiye kuvuga umugabo umwe mpite nsoza, kuko ntago ibintu bya Yesu twabivuga ngo tubirangize ejo muzaze dutarame. Munyikirize haleluya. Hari umugabo uri muri Bibiliya witwa Kalebu. Witwa ndera? Yemwe we, umugabo witwa, uyu mugabo yabitse ikintu cyitwa imbaraga. Munyikirize haleluya. Ngo ubwo bari bagiye gutata, we na Yosuwa n'abandi bagabo 10 bari abagabo 12, ngo bazanye inkuru zica mugongo 10 muri bo,
ariko Yosuwa na Kalebu babwira Abisiraheli barabwira ngo iki gihugu tuvuye kugitata, ngizi imbuto turazifite, tubimenye, dufite ibimenyetso simusiga by'uko iki gihugu ari igihugu cy'amata n'ubuki. Niba Uwiteka twishimira azatujyana muri iki gihugu. Barabwira ngo kandi Uwiteka azaduha kubarya nk'abarya imiki. Iryo jambo Imana iraribika, ariko na Kalebu araribika mu mutima. Ngo Imana ihita ibwira Mose iramubwira ngo bwira uwo mugabo witwa Kalebu umubwire ngo iki kintu uvuze ukaba umvuze neza mu iteraniro ry'abagabo benshi. Nzaguha gakondo nawe. Bagezeyo bireba ngo nuko Yosuwa atanga gakondo zirashira, zirarangira, igihugu kirashira, ngo hasigara igihugu kimwe cyangwa karitsiye imwe, reka bivuge gutyo, ngo yari irimo umugabo witwa Aruba w'umunyembaraga, ngo yari yarafashe aho hantu ahibaruzaho ngo ahita Kiriyataruba. Munyikirize haleluya. Biraba ngo nuko Kalebu asubije ubwenge ku gihe ajya kubwira Yosuwa atari kuzi ko hari ikintu Imana yatuvuzeho turi Kadeshi Baruneya. Uzi ko hari ijambo Imana yambwiye ko izampa gakondo nanjye, none nta hantu hasigaye ngo umpe gakondo. Biraba ngo nuko Yosuwa aramubwira ngo gakondo zarashize keretse umusozi umwe uriho umugabo witwa Aruba w'umunyembaraga. Ni umunyembaraga cyane, kandi igihugu ahantu atuye yahibarujeho. Yagize gute? Ntabwo tuzi neza ko wamutsinda. Kalebu aramubwira ati umva nkubwire Yosuwa we wanyibeshyeho burya. Wibagiwe ibintu Imana yatuvuzeho turi Kadeshi Baruneya. Wibagiwe ukuntu Imana yavuganye nanjye ikambwira ngo umutima wayo uranezerewe, kubw'icyo nanjye Imana izampa gakondo. None rero wemereze uruhushya, umereze urupapuro gusa runyuze aho hantu uwo mugabo atuye, nkurikije imbaraga zari zindi murya munsi. Ubwo natabaraga nkanesha, Uwiteka wanshoboje ibyo, uyu munsi areba inshoboza. Ngo Yosuwa aramubwira ati ndakwibutse sha wari umunyembaraga. Yosuwa turanyitiranya, nari mfite imyaka 40, ubu mfite 85. Za mbaraga nari mfite urya munsi. Haleluya. Yosuwa aramubwira ngo ngaho genda niba wizeye. Yosuwa ati iri muri nje Kalebu, iri muri nje nizarwanirira, nizaneshereza, iri muri nje izabinshoboza. Biraba ngo nuko Yosuwa aramubwira ngo genda Uwiteka abane nawe. Abaramuhanuriye n'iryo jambo gusa, Uwiteka abane namwe, mugende murwane kandi muneshe. Ye mwami we, Bibiri ivuze ngo kingo nuko Kalebu ajya kurwana, Imana imutiza imbaraga, imutiza amaboko, ngarwana n'uyu mugabo witwa Aruba, ngarwana nawe aramunesha. Umva akantu keza yakoze Kalebu nakunze. Yaravuze ngo iri zina uyu mugabo yise hano hantu ryari izina ry'abapagane, reka nzaha hantu uyu musozi nkwiyitirira Uwiteka. Imana igire bivuge ngo uyu musozi ni uw'umugabo warinze imbaraga. Twese haleluya. Ngo uwo musozi ahitwa Heburoni. Aravuga ngo nukuri n'abanyarwanda bajye bavuga ngo hari umugabo warinze imbaraga, nabo bazabyitoze barinde imbaraga ziri muri bo zizabagabiza imisozi dayimoni zatwaye. Ngahita Heburoni na bugingo n'ubu ngo ni gakondo ya Kalebu na bene Kalebu. Uwiteka abashyiremo imbaraga zituma munyaga Aruba, mu munyaga ibyo yabajyanye, kandi birashoboka mu izina rya Yesu, kuko muri Kristo harimo imbaraga zituma duhabwa ibyo twanyazwe. Ndashoje. Ibindi bibiri nzabivuga ejo. Ni imbaraga zituma tugira ibyiringiro ko ibyo Imana itarakora izabikora. Twese haleluya. Yobu yabwiye inshuti ze tugiye gusenga, Mana nyiribihe we ko numva ndi gufashwa cyane ndabigira nte. Yobu yabwiye inshuti ze arazibwira ati yemwe we, imbaraga zindi ndani muri kuzibona. Iyi Mana yanshize ku isoko ry'abageragezwa, ariko nimuyihorere, iri muri nje, nimuyireke ingerageze inyuze ku minzani ireshya. Ariko nimara kunkuramo imaze guhunshima, maze kuba produit irifini imeze neza, maze kuba izahabu nziza Imana yajyana ku isoko, izankuramo meze neza. Aravuga ngo kandi ubu mureba ameze nk'igiti cyatemwe, ariko umunsi nzumva imvura umunsi nzumva amazi nzashibuka. Reka mabwire mutegereje imvura ngo mushibuke, kandi umwuka wera arahari azatuma mushibuka,
mfite, haba ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye mfite undi mubiri, amaso yanjye azayitegereza Sayuni, haba ngo kandi numva umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi, haba ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara ku isi. Nzamureba n'amaso yanjye, nzamureba n'amaso yanjye. Imana ibaha umugisha, ibaha imbaraga zo kubika, zibatera ibyiringiro ko ibyo itarakora izabikora, zitume muzinukwa iyo mwavuye ntimugasubireyo, zitume muhamya kandi mushira amanga. Imana izabatabara, izabereka kugira neza kwayo. Uwiteka abaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mbese ni waba warazitakaje? Nubwo zitagaragara, n'ubundi zitakarira hatagaragara. Niko bimeze, nubwo zitagaragara n'ubundi zitakarira hatagaragara. Ariko uyu munsi Kristo arashaka kongera kuziguha, arashaka kongera kuziguha, arashaka kongera kuguhagurutsa imbere y'Abafilisitiya ugahabwa imbaraga nk'izo Samusoni yahawe ku munsi wa nyuma. Arashaka kuguha imbaraga zo gushira amanga imbere y'ibikugerageza byose n'imbere y'ibigushaka. Arashaka kuguha imbaraga mu buryo utazongera gutinya amakuba n'ibyago. Ni kumurimbyi yaririmbye, yaririmbye aravuga ngo amakuba naho yaba menshi ate, we kwiheba Imana irayategeka. Umuntu wumva zaramushiranye azamura ikiganza abwire Yesu ngo uyu mugoroba ndagarutse, wongere unyongereremo imbaraga. Bibiliya iravuga ngo niyihe intege abarambiwe kandi umuntu utibashije ijya imwongeramo imbaraga. Iravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe kandi abasore bazagenda bananirwe, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazagenda be kunanirwa, baziruka be gucogora. Uyu mugoroba Imana ifite gahunda yo kubashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo mwirukane n'igihe ntikibasige, mugendane n'iterambere ntiribarusha imbaraga. Amafaranga Imana izabaha ntazabarusha imbaraga, ubukire Imana yaguhaye ntibukurusha imbaraga. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Nta bya none nta n'ibizaza bikwiye kudutandukanya na Kristo. Niba wumva zaragushiranye uzamura ikiganza ubwira Imana ngo naringeze mu manegeka, ariko uyu munsi ndagarutse, wongere unsubizemo imbaraga zawe, wongere umpa imbaraga zo kuguhamya, imbaraga zo gushira amanga. Zamura ikiganza mwene data, zamura ikiganza nshuti yanjye. Yesu muri we harimo imbaraga, kandi muri iri teraniro habaye harimo umuntu utarakizwa ngo yakire Kristo. Yazamura ikiganza na bene data, nawe Yesu akaguha imbaraga zo kuva mu cyaha, akakubatura, akaguha gushira amanga. Imana ibaha umugisha bazamuye ibiganza. Reka mbinginge kubw'icyubahiro cy'Imana kandi muhumure, mutere intambwe mwigire hano hafi, hanyuma muza abashumba baba. Gospel Live information.